Bibiliya iravanga ibyo urabikora ngo ukibwira ko mpwanye nawe, ubwo igihe gire cyo kugaragara kiba cyageze, nta kundi gutonganira hano, gushinjanyiriza hano, ibyo babiveho. Aba bapasitoro benshi baje kugonganira hano kuri social media, wari umwanya wo kuba bazireka. By'ukuri jewe nababajwe n'igihe cyose nabayeho nza gutambutsa ibiganiro kuri social media, maze iminsi nsubira mu biganiro natanze byose, sanga haraho abanyamakuru mwagiye mungusha mu mutego, mukambaza ibijyanye na politiki, mukambaza ibijyanye n'ibyo ntagomba gusobanura. Ariko pasitoro ntagomba kuza gusobanura politiki atari umunyepolitiki. Umuntu yiyambura umwambaro yambitswe n'Imana gute? Yes, amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukomeza kutwereka ko mukunda ibiganiro ndetse n'inyigisho dutanga buri munsi. Reka tukubwire ngo niba wumva utamerewe neza, ihangane, ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi ushobora kuba warayurira cyangwa wiriyurira, ariko ejo nawe impundu zikaza kuvuga, ibintu bikaza kugenda neza. Niba hari aho bitagendaga neza, reka tukubwire ngo ihangane, komeze wowe wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, ibintu biraza kuza kugenda neza. Kuri kamera muri kubona twabanye n'umukozi w'Imana Prophet Olivier aka Padiri. Reka nawe yivuge mu mazina yiwe n'ubundi mu buryo bwagutse, kuko hari abantu bashyashya bashobora kuba mwaje mutarimo muzi. Tuze kuza gukomezanya muri kino kiganiro twese tuziranye. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni Prophet Olivier, abantu bamenyereye ku izina rya Padiri. Turashimira Imana ko mwongeye kudutumira kuri Tabarwa TV. Prophet Olivier, urakoze cyane rero kwibwira abantu badukurikiye kuri Tabarwa TV. Uyu munsi ibintu biraza kuza kugenda neza, ndabizi neza. Umuntu wese uri buze kuza kureba kino kiganiro araza kuza kunyurwa, kuko ufite uko bukeye nuko bwije, nawe ujya mu bwiza, uva mu bwiza ujya mu bundi, amavuta akiyongera. Turashimira Imana, ni ubuntu bw'Imana tuba twagiriwe kuba tugihumeka, kandi n'abadukurikira bakomeza kutwereka ko turi kumwe, ni ibintu byiza cyane. Rero namwe turabashimira ko muba mwagerageje kubana na kuduhamagara kugira ngo turusheho gusangira n'abadukurikira ijambo ry'Imana. Uravuga ati njyewe ndi Prophet, nyamara ayo matitere cyangwa ayo mazina ntago tuyazi muri Kiliziya Gatolika, kandi wihariye n'akandi kantu ko kuba uri Padiri. Padiri ubundi ryo ryavuye kuki kugira witwe Prophet w'umupadiri? Ibyo bintu ntago bisanzwe bibaho. Sinzi impamvu uvuze ngo Prophet muri Kiliziya Gatolika ntirizwimo. Ubundi Prophet bisobanuye ubuhanuzi cyangwa se umuhanuzi, kandi bamenye. Muri Kiliziya Gatolika harimo abahanuzi b'abapadiri, harimo abahanuzi mu bakarismatike. Buryo umuntu yahaguruka mu Kiliziya gahanura? Ntabwo ashobora bafite uburyo wenda batambutsamo message, ariko barayitambutsa. Barahari bari abakobwa b'ikibeho basuwe na Bikira Mariya, batambukije ubuhanuzi hari ikibeho. Kugeza uyu munsi abayoboke ba Kiliziya Gatolika bose bamaze kwizera ibonekerwa. Ibonekerwa niryo risobanuye ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo rero ubuhanuzi no muri Kiliziya Gatolika ubu busigaye bwemewe, busigaye burimo. Naho harimo abaprofeti, abapadiri barimo, barahari b'abaprofete, ababikira barahari, b'abahanuzi. Mu bakarismatike ndabazi, dusengana umunsi ku wundi, nabo bagira ibyo babona, Imana ikababwira, ikabahishurira. So kuvuga ngo rero akazina ka Padiri niki, abantu bankurikiye ntekereza ko nabisobanuyeho umwanya uhagije. Barabizi ko nakoriye muri Kiliziya, nkurira mu maboko y'abapadiri.
so iryo zina riza gutyo rirankurikira riramfata kandi sindyanga kuko ni izina ryiza ry'umurimo w'Imana. Rero kuba nanone ndi pasiteri cyangwa se ndi undi w'umuhanuzi, ayo yose aba ari amazina y'umurimo w'Imana. Ari Kiliziya Gatolika haji nta kibazo. Oya, sinkeneye kwitwa haji, sinkeneye kwitwa haji rwose, sinkeneye kuba umuhakanyi wa Kristo aho ngaho rwose. Ariko Kiliziya Gatolika nk'umubyeyi wanjye bemera Kristo ko yapfuye akazuka, bemera kandi ko ubwo yazutse tuzazukana nawe tukabana nawe mu ijuru. Icyo ni ikintu gikomeye, ni igihango gikomeye tuba dufitanye. Hanyuma rero n'abandi Kristo bose bizera Yesu Kristo bose ni abakandida b'ijuru, ni abakandida ba Yesu Kristo, ni abakandida b'Imana. Ariko kuba wambaza detayi ibya Kiliziya, iby'ubuprofete, iby'ubuhanuzi, nta kindi kidasanzwe nabisobanuraho, nuko twese turi abagenzi bajya mu ijuru. Ariko hari akantu warukomojeho ngo Bikira Mariya yabonekeye abakobwa b'ikibeho. Harya n'abakobwa babiri ni batatu, n'abakobwa batatu yabonekeye abakobwa b'ikibeho. Ubundi mu by'ukuri hari abantu badukurikiye badasobanukirwa, Bikira Mariya ubundi abonekera abantu mu ruhe rwego? Aza agaruka mu ruhe rwego kugira abonekera abantu? Ko Bikira Mariya yabayeho akaba ari umubyeyi mu by'ukuri wabyaye Yesu Kristo, ariko abonekera abantu mu ruhe rwego? Ntekereza ko iki ari ikibazo wenda cyazasoba, wenda nshobora kuzaguhuza n'abapadiri babishinzwe kubisobanura. Hari ikibeho barahari, uzaze dukorereyo urugendo, ndi hafi kujyayo gusura inshuti zanjye zihari, wenda bagusobanurire kurushaho. Ariko aho ngaho ntago najya kubisobanura. Ikihari ni uko babonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya, abaha ubutumwa, ubwo butumwa bugenda barabuhabwa nyine. So ntabwo rero najya kubisobanura nkanjye, ahubwo hari abakwiriye kubisobanura babishinzwe. Anyway, nta nubwo ubu ngubu ndi hano gusobanura inzira z'abapadiri, inzira metode ya Kiliziya Gatolika, n'ibonekerwa rya Bikira Mariya. Ntago ndi hano kugira ngo mbisobanure, ko bifite abagomba kubisobanura. Ahubwo ikimbesheje ahangaha cyangwa se icyo nagusaba nuko nibura twakwinjiza abantu mu isengesho mu kiganiro cy'isengesho ry'imbaraga ribohora ubuzima bw'umuntu, wari uboshye akabohorwa, wari warabaswe n'ikintu runaka akabohorwa. Niyo mudu nge numva ndimo mw'ibi bihe, iyo gusobanura uburyo umuntu akwiriye gusenga, hanyuma akagirana ubusabane n'Imana kugera ku rwego avugana n'Imana. Ako kantu wari uvuzeho n'ubundi nanjye niko nashakaga gukomozaho. Ako kantu, icyo kintu cyo kuvugana n'Imana, ese ubundi ni bande bavugana n'Imana? Uvugana n'Imana ryari? Murakoze cyane. Ubundi gusenga ubwabyo ni ukuganira n'Imana. Ntekereza ko abantu badukurikiye nabo barabizi ko gusenga ni ugusabana n'Imana, ni ukuganira n'Imana. Kuko iyo usenga ntabwo ububwira uwo mwegeranye, ahubwo ububwira so wo mu ijuru, data wo mu ijuru. So rero iyo wasenze umutima wawe usukuye, witeguye kwegerana n'Imana, nta gushidikanya Imana muravugana. Kuko Imana si umubiri, Imana ni umwuka. Bibiliya iravuga ngo n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri.
iyo wasengeye Imana mu mwuka no mu kuri, Imana ubasha gusabana nayo ku rwego muvugana, ku rwego ikuyobora, ku rwego ikugira inama, ku rwego ikugeza ku musaruro waho wifuza kugera. Ko iyo ubana n'Imana, kubana n'Imana ubwabyo ni umugisha, ni amahirwe, kubera ko uba ufite income nyinshi. Yes. None se ko hariho abantu bitwa abahanuzi, nawe watubwiye ko uri umuhanuzi, bivuze ngo buri muntu wese umaze kutubwira yuko yegeranye n'Imana yaba umuhanuzi. Abatoranyije cyangwa bafite izo power zo kuba ari abahanuzi, bo bazikura he ko wumva yuko buri muntu wese ashobora kuba yabihabwa? Kuki abantu bose batahawe izo power zo kuba abahanuzi? Hakaba harimo abarobanurwa bakaba aribo bahanuzi. Ubundi impano y'ubuhanuzi ni impano umuntu atagura cyangwa se adacirira, ataragwa n'umuntu. Abapfumu bo iyo bashaje bakabona bagiye gupfa, bategura bo kuzabiraga bakabisigarana. Ariko Imana yo ntabwo ariko bimeze. Imana yo iratoranya uko bishaka. Hari abitoranya kuba abahanuzi, hari abitoranya kuba bigisha, hari abo itoranya kuba abajyanama b'abandi, kuba abajyanama b'abapadiri, b'abapasitoro, ikabatoranyiriza kuba abajyanama ba kiliziya cyangwa b'isengero. Abandi ikabatoranyiriza kuba abadiyakoni, abandi ikabatoranyiriza za mpano 10 na zingahe zose, igenda izigabanya bitewe nuko yazitoranyirije. So rero kuba wavuga ngo wambaza icyerekeranye n'abahanuzi uburyo batoranywamo, ntabwo icyo ngicyo nakibonera ubusobanuro. Ushobora kugwa mu ikosa kutabisobanura neza, ariko iyo ubanye n'Imana kwa kundi navuze, ukabana n'Imana mu murongo igushakamwo, hari ubwo igutoranyiriza kuba umuhanuzi, hari n'ubwo igutoranyiriza kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana, hari n'ubwo igutoranyiriza kuba umudiyakoni cyangwa umuririmbyi. Impano ni nyinshi. So rero usibye ko mwibi bihe turimo biruhije bigoye, aho twatangiye kubona abantu bahagarara kuri social media bakarahira ngo ngibi ndabivuze ngo bizaba, kandi twajya kubona twara ntibibaye. Mw'iyi minsi ho biragoye kumenya umuhanuzi w'ukuri. Aha, icyo nicyo nanjye nashakaga yuko noneho turi buze. Byacirenjinze n'abadakijijwe, abakijijwe, abantu benshi bamaze kwibaza cyane. Ese ubuhanuzi ni iki ubundi? Ubuhanuzi ni ibiki? Abantu bamaze gutakariza icyizere abahanuzi. Mu by'ukuri twabonye niba si ngombwa yuko turi buze kuza kumentioninga izina ry'uwo muntu, ariko buri muntu wese uri buze kuza gukurikira kino kiganiro araza kuza kuba abyumva. Twabonye umupastor umwe yirahira yuko ngo ubuhanuzi ahanuye ngo niba utaba nk'uko abuhanuye ngo azajya gucuruza inzu amarogi. Ariko amarogi yo no kuba ufite ahantu managing amarogi ntabwo ari ikibazo, kuko amarogi ntabwo iteka ryose akorerwamo ibintu, ni business. Ariko we yageretseho ko agiye gucuruza akabari nk'umukozi w'Imana. Iyo ndahiro gucuruza akabari ni business. Ngiye ntabwo ngiye guciraho iteka abantu bacuruza akabari n'abacuruza amamoteri. Ibi bintu sinzi imbara amarogi, ntabwo nzi uko bitandukanira n'amahoteli. Ko ni business abantu bakora zikababeshaho. Abazikora rero bumve ko batasuzuguje akazi kabo. Ni akazi kababeshejeho, kandi ni akazi
kabafasha. Kuba rero ariko yageretseho ijambo ritari ryiza ati njyewe ndirahiye ko nziyambura umwambaro w'ubupastor. Ariko se muvandi, umuntu yiyambura umwambaro yambitswe n'Imana gute? Ahubwo se atanawiyambuye agaciro afite imbere y'Imana niko ka mwambura ku gaciro, cyangwa ni nako kanamukuraho agaciro. Reka ko kantu tukumve gatoya wumve. Bampora iki nk'umuhanuzi w'Imana? Umucamanza nadategeka mu kanya ko bampora iki arekuwe asubikiwe igihano. Nemeye nka pastor mutaranambaza, ndahita niyambura umwambaro w'ubupastor ngiye gucuruza akabari n'amacumbi y'indaya. Reka twivugire kuri icyo ngicyo ngo yemeye nk'umupastor yuko yiyambuye umwambaro w'ubupastor ucuruza amacumbi, noneho ageretseho amacumbi y'indaya. Ntabwo yigeze avuga amarogi, yavuze ko ari amacumbi y'indaya. Gusa urampemukiye cyane, ntabwo rwose ibiganiro ubundi bivuga ku bantu. Ntabwo twavuze umuntu, twavuze mu izina ry'umushumba. Ariko kubushyizemwe iyo ntuza ye, nahise mwumva nge naranakibonye icyo kiganiro Pastor Claude yakoreye ku rukiko. Ntabwo nifuzaga hano kuri Tabarwa TV, ntabwo twemera ibintu birimo gucerenjinga cyangwa se gusesengura ibijyanye n'iby'abazina y'abantu n'ibiki. Ariko ikintu yakoze nawe ubwe yagisabiye imbabazi ko yahanuye ibinyoma bwabyo yarabyiyemereye. Ariko hari nawe yavuze ngo Imana yaramubeshye. Imana ntibeshye, aho yacumuye ku Mana. Ntago Imana ibesha, Imana ni Imana, ntabwo Imana si umuntu. Aho yaba yarakoze ikindi cyaha kigeretse ku kindi. Ngiye icyo navuga, haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ahubwo navuga ngo abantu bere guta umwanya kwa burabuhanuzi bw'uriya mugabo yahanuye. Kandi mu by'ukuri mvugiye ahangaha, ntago najya kubivugaho byinshi, ariko rwose ubundi ijambo ry'Imana ubwabyo rifite ukuntu risobanura umuhanuzi. Nuko umuhanuzi wese yemerwa ari uko ibyo yahanuye bigeze gute bisohoye. None ko byanze gusohora. Nabonye abantu benshi bahanuye kuri bampora iki ko azafungura. Yewe hari n'abantu bari bagiye no kubetinga ndeba ati do nadafungurwa nzaguha iki niki. Barabeti bari bagiye kubetinga, sinzi uko byagenze. Abakozi b'Imana b'abapastor kugeza ubu rero kugeza uyu munsi nibemere ko bavuze nk'abantu cyangwa se bamwifurizaga gufungurwa, ariko siko byagenze. Ikibazo nuko bakoresha ngo izina ry'Imana ngo nk'umuhanuzi w'Imana. Nyine Bibiliya iravuga ngo bazatumenyera ku mbuto. Igihe uhanuye kuri social media ntibisohore, ubwo nyine abo wabeshe babonye ko wababeshe. Icyaruta nuko wakwicecekera ntugire ubundi busobanuro uzana. Ukabaho mu buzima bwo kwiyegereza Imana, ukihana, ukisengera, ukareka gukomeza kuza kuri social media ukomeza gutyaza imitwe y'abantu, uremereza imitwe y'abantu. Buriya rwose ngiye kirari nge cyabayeho ngibihusha kuriya, nkahusha kuriya, ntago nakongera kwemera ko kamera inyerekeraho. Nukugenda nkaryama mu rusengero nkavuga ngo Mana mbabarira ko Satani yahanuye mu mubiri. Nahanuye mu mubiri. Ko nakubeshyeye mbabarira, unkurireho ibihano byo kukubeshyera. Nicyo kintu nakora. Ariko kugira ngo wongere umbone kuri social media ngo ndikubwira abantu ngo Imana iravuze cyangwa ngiye gusobanura ab'Imana ngo yisubiyeho kuntu Imana ngo yambeshe ngo gatuma mpanura,
n'umuntu utazi ibyo mu rusengero ntabwo biriya bintu rwose ntabwo bura busobanuro bushobora kumunyura, ahubwo icyiza uriya muntu w'Imana yari akwiriye kwicecekera ntagire ibindi yongeraho, ntagire ibindi yongeraho akicecekera. Ariko ntekereza ko biriya bintu ngewe kuba byarabaye byaranshimishije. Washimishijwe no kuba undi mukozi w'Imana yahanura ubuhanuzi budahwitse cyangwa cyanshimishijemo ni iki? Ni ukuvuga ngo hano kuri social media hari akavuyo k'ibintu bitandukanye, gusebyana, guhanura, ngaha abantu sinshaka kuvuga ibintu byose mba nabonye kugira ngo hatagira bumva ko ari bo mvuze. Hari abahanuye kuri Ndimbati, hari abahanuye kuri Prince Kid, hari abahanuye kuri Bamporiki, hari abahanuye kuri nde wundi weho uri umunyamakuru ububazi, bahanuye bagiye bahanura ubuhanuzi bwinshi ku bintu biri politike kandi bitanabareba. Urumva yewe mu bintu nifuza nko mu gisate mba ndimo cya gospel, mba nifuza ko niba umuntu yarahamagawe ari umushumba, ari umupastor, naza abwiriza ijambo ry'Imana. Niba umuntu yarahanuye ari umuririmbyi, naze asobanura uko Imana yamuhaye impano y'uburirimbyi, aririmbira abantu bishime basusurukirwe. Niba Imana yarahamagaye umuntu ari umuhanuzi, niyinjire mu gihe cyo gusenga, Imana yo mu ijuru imuha iyerekwa, imuha ubuhanuzi bw'abantu bwuzuye, kugira ngo umuntu wese akorere mu mpano Imana yamuhamagaye. Ariko mw'iyi minsi urareba ugasanga abantu barimo barakubitana imijugujugu, barimo basebyana, barimo guhanurira abanyepolitike ye badafite naho bahurira n'inzu y'Imana, abapasitoro kujya mu nkiko, kujya gukurikirana iby'imanza ziri gucibwa, ugasanga bahanuye ibintu nk'ibyo kandi atari Imana ibabwiye. Ibyo byose ni inzira abadayimoni baba bashaka kunyuzamo imbaraga yabo yo kwangisha abantu kwakira ubutumwa bwiza bw'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero icyo nabwira abantu badukurikira kuri social media ni ukubabwira ngo buri muntu wese akwiriye kuba mu ruhande rwe rw'Imana, agasenga akibanira n'Imana ku giti cye. Ariko ibijyanye n'ibibera hano kuri social media ndabizi ko byamaze guhinduka nk'umwanda, byamaze guhinduka umwanda. Abantu basigaye rwose nta kintu kigifasha abantu gicano kuri social media, nta kintu kigifasha abantu, ko nta muntu uzanga abwiriza ijambo ry'Imana, nta muntu uzanga atanga ubuhamya buhumuriza abantu, nta muntu uzanga atanga ubuhamya bw'aho Imana yamukuye kugira ngo nibura n'umuntu udakomeye akomezwe n'ubwo buhamya, agira ishyaka ryo kwegera Imana no gusenga. Nta muntu n'umwe ukiza ngo atange ubuhamya avuga ngo nge nari umusinzi, nari umusambanyi, Imana yarambabariye, uyu munsi ndakijijwe, uyu munsi ndi umuntu w'Imana. Ahubwo ni ukuza basebyana, bazamukira ku mazina y'abandi, bahanura ibinyoma, bavuga ibitabareba. Bene data, nshuti zanjye, tubarizwa mu murimo umwe wo gukorera Imana. Ntabwo ari byiza ko twinjira mu mihamagaro itari yacu, ntabwo ari byiza rwose. Ubutumwa ndimo mvuga wenda ni ubutumwa bugenewe abantu batarandura, bataranduzwa,
wenda bataragerana hano kuri social media, kuko ubutumwa bwo kuri YouTube hari abantu bwafashije, hari abantu bwabohoye, hari abantu bafite ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye binyuze mu butumwa bwo kuri YouTube. Ngenda hamagarira abantu batariyanduza, abantu bakiri mu murongo w'Imana kuza bafite ijambo ry'Imana. Noneho muze mubwirize ijambo ry'Imana. Hari diaspora itabona umwanya wo kujya mu rusengero bitewe n'imirimo no kuba mu bukonje, bakurikirana ubutumwa kuri social media, bakakira ijambo ry'Imana, bahumvira indirimbo, bahumvira ubutumwa bwo muri Bibiliya, bahumvira ubuhamya, bahumvira ibintu bitandukanye ariko bifite aho bihuza n'abantu n'Imana. Abo bantu rero bashya barakenewe, abo bantu barahamagarirwa kuza kubwiriza ubutumwa hano, abafite uwo muhamagaro, kubera ko abantu rwose abantu baracyashonje, baracyashaka kumva ijambo ry'Imana. None si wowe arega abantu bararushe, abantu ntabwo bakeneye bombori, abantu ntibakeneye abantu baza gusebya abandi, baza gukubitira abandi hano kuri social media. Abantu ntabwo bakeneye ibiganiro by'abapubliciste, inkuru zo mu bapfumu. Ntabwo abantu bakeneye amazina y'abaguye mu byaha by'ubusambanyi n'abashenye ingo. Ntabwo abantu bakeneye baza gutambutsa ubuhanuzi bw'abafunze n'abazafungurwa. Abantu bakeneye amagambo y'ihumure, abantu bakeneye amagambo yururutse imitima yabo, abantu bakeneye guhumurizwa n'ijambo ry'Imana, abantu bakeneye kumva ubuhamya bw'aho Imana yabakuye naho Imana ibagejeje. Abantu bakeneye kumva indirimbo ziramya Imana, zihimbaza Imana. Nshuti muvandimwe, waba warakomerekejwe n'ubuhanuzi bumaze iminsi butambuka bw'ibinyoma, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ugushe nabwo, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo utakarize abakozi b'Imana bose icyizere. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, haracyari abahanuzi bagihanurira mu mwuka Imana ikavuga, haracyari abigisha bigisha ijambo ry'Imana, haracyari abapasitoro batariyanduza, haracyari abanyamasengesho basenga Imana ikavuga. Imana ishimwe cyane. Ariko ibyerekeranye wenda n'izo nkuru zuriya mu pastor wahanuye ibinyoma, kuko ni ibinyoma ntabwo twabura kubivuga, yarabitambukije, ukuri kuravugwa. Ibyerekeranye n'abaza hano guhangana basebya abakozi b'Imana bagenzi babo, rwose ibyo ni ibintu abantu bakwiriye kureka bakaza bakavuga ijambo ry'Imana. Abaza binjira muri politike no kujya gukurikirana imanza z'abakurikiranwa, ari abapasitoro, ari abahanuzi, ibyo bintu ni umwanda, ibyo bintu ntibikwiriye. Urumva, nimba warahamagawe uri pasitoro, kora inshingano z'ubupasitoro. Nimba warahamagawe uri umuhanuzi, kora inshingano z'ubuhanuzi. Nimba warahamagawe uri umuririmbyi nka Mbonyi ntashobora kujya kubwiriza Bibiliya yivugira mu ndirimbo. Tuzafata urugendo rurerure ni Zaburi, aririmba Zaburi, abantu bagafashwa, abantu bakuzura umwuka wera. Isiraheli Mbonyi ntabwo urabona yinjiye mu bindi. Impano ye ni ukuririmba. Urumva, Aline Gahongayire impano ye ni ukuririmba. Pastor Mutesi impano ye ni ubwenge, ni ukwigisha abantu ubuzima bw'urukundo, ubuzima bwo kubana n'abantu udakomereka, utanakomeretsanya. Izo ni impano zitandukanye. Prophet Olivier ni umupastor ushingira, ubatiza, ushyingura. Ni umupastor, ni umuhanuzi. Nakorere mu izo mpano. Ahubwo
twakwibaza ngo umenya hari n'abapasitori bafite impano zo gusebyana no gukurikirana ibintu bya politike ariko badafite inshingano zo kubatiza no gusezeranya no kugira abantu inama. N'ubushize ntago iyi nkuru yarivuze kuri Pastor Claude, iyi nkuru yarivuzwe kuri Pastor Claude ntago ariyo yonyine, kuko hari hagaragaye, ntago ariyo yonyine yarivuze kuri Pastor Claude, kuko hagiye hacicikana indi nkuru arimo baravuga Pastor Gabriel ndetse na madamu we Pastor Fanny bari kumuvugaho, nabo akagenda akabasubiza. Urumva ikigaragara nuko Imana ishobora kubigaragaje wenda nk'ukuri, niko nabivuga. Ni ukuvuga ngo iyi nkubiri ibaye muri langre cyangwa se mu gisate cya gospel ibera hano kuri social media, y'abapastori bo kuri social media, ntekereza ko yabashyize ku kayunguruzo. Ariko icyo nabonye cyo nta muntu n'umwe ako kayunguruzo katayunguruye. Hari abo nabonye batukana, kandi abo bapasitori nabonye batukana hano kuri social media nibo twabonaga bazima, babwiriza ijambo ry'Imana ribohora abantu, babwiriza amagambo y'Imana amotiva abantu mu gusenga. Natangajwe no kubona nabo baje gusubiza ababavuze nabi batukana. Avuga si noneho bari abashumba karibo nabonaga babwirizaga amagambo ahumuriza abandi, karibo nabonaga babwiriza amagambo yo gukomera no gusenga ku munsi mubi. Ibi noneho bibaye ni ibiki? Mbona nabo baratukanye, mbona nabo binjiye mu rugamba rwo guhangana n'ababarwanya, nabo batukana, bagaragaza ibimenyetso, bagaragaza ibiki. Umuntu umwe yigeze ashaka kuza kunyurira hano kuri social media, none ndavuga nti ariko wagira icyo nsubiza. Nasubijeho rimwe, byo ntago mbeshya, naraje ndasubiza, ariko nza kwigaya nyuma nsanga ntago nari nkwiriye kugaruka nza gusubiza ibyo abantu bamvuzeho, kabone naho byari ibinyoma. Buriya iyo umuntu yakuvuzeho hano kuri social media, kabone naho ibyo yaba kuvuga ari ibinyoma cyangwa ari ukuri, ntago ari ngombwa kuza kumusubiza, kuko kumusubiza ni nko kugukuraho amavuta wari wibereyemo, kuko ntago uri buze gusubiza uri mu mwuka mwiza. Urazana uburakari, abadayimoni baragutera, kamere y'ibyari bibitse muri wowe bigaragarire public y'abantu benshi. Rero icyo mbona aba bapastori benshi baje kugonganira hano kuri social media, wari umwanya wo kuba bazireka bakongera bagafata ibindi bihe byo gusenga, bakiyegerera Imana, bakiyubaka, kuko ubwabo barishenye basenya n'imitima y'abantu benshi. Urumva ngewe ku cyifuzo cyane numva iki gisate cy'abantu bahanganiye kuri social media bakarwaniraho bagakubitaniraho, bose uko bangana bari bakwiriye kureka mikoro yo kuri YouTube bakayirambika hasi, bakinjira mu mwanya wo gusenga Imana no gusoma no kwiga ijambo ry'Imana uko ritangwa n'uko rigabura. Kuko abantu badukurikira ntabwo baba bakeneye bombori, baba bakeneye amagambo y'Imana ahumuriza imitima yabo n'ubuhamya bubatera gukomera no gukomeza kugira ibyiringiro byo gutegereza Imana muvandi. Mu by'ukuri yewe nababajwe n'igihe cyose nabayeho nza gutambutsa ibiganiro kuri social media. Maze iminsi nsubira mu biganiro natanze byose, sanga hari aho abanyamakuru mwagiye mungusha mu mutego, mukambaza ibijyanye na politiki, mukambaza ibijyanye n'ibyo ntagomba gusobanura. Ariko pasitoro ntago agomba kuza gusobanura politiki atari umunyepolitiki. Pasitoro ntago agomba kujya gusobanura iby'urukiko rwakase n'ibyo ruri bukate, ko si umucamanza ntiyize amategeko.
nta muhanuzi cyangwa umupasiteri ugabura ijambo ry'Imana wo kuza gutukanira kuri social media. Iyo wamaze kurenga uwo murongo ntabwo ukiri mu ruhande rw'Imana, hari ubundi bwami uba winjiyemo uri gukorera. Rero ivugabutumwa ryose ridafite aho rikura umuntu ngo rigeraho rimugeze, ahubwo rikaba iryo kumwongerera intambara ikomeye yo kumusubiza mu byaha. Ubu ngubu nka buriya buhanuzi bwatambutse hara ku rukiko rwa Nyamirambo, hari abantu benshi maze iminsi nyuraho bavuga ati ndi handi reka nongere ninywera inzoga, reka nkomeze ninywera itabi, nikorera ibyanjye, kuko nabitwa ngo baranyobora nta kintu banduhije, ahubwo mbarusha gukiranuka. Urumva rero iki gice cy'abantu bari kuza gutukisha Imana aha hantu kuri social media, Imana idufashije cyaba kirambitse mikoro hasi bakiha umwanya wo kwisuzuma no gusenga no kubana n'Imana, Imana ikabagarukaho, kuko Imana iranabakunda ntago ibanga. Nyuma rero icyo navuga nuko abantu nibakura amaso ku byo bamaze iminsi babona, bakomeze barebe Yesu, bakomeze batumbire Imana, bakomeze n'ubundi bariya si katariho basoza amasezerano, bariya nta nubwo ari nabo batanga ijuru, nubwo ari abapasitoro, ni abantu nabo bacumura, ni abantu bagira intege nke, si igitangaza. Icy'ingenzi abantu nibo bakomeze begera Imana, bakomeze basenge, bakomeze kandi bakurikire n'abakozi b'Imana. Kwizi mikoro haracyari abakozi b'Imana bazima. Rero wenda tugana ku musozo, turagira ngo twihanganisha abantu bakomerekejwe n'ibyo bumvishe bitari bikwiriye abakozi b'Imana, n'ibyo babonye biri mistake byagushije imitima yabo. Oya, ntibakomeze bibanire n'Imana, basenga Imana. Imana niyo ifite niyo ifite kumenya abakozi bayo nabi binyoma. Giye ntabwo ndi hano gucirenjenga bukuri n'abatarabukuri gusa. Bibiliya ivuga ko tuzabamenyera ku mbuto, kandi buriya Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora ngo ukibwira ko mpwanye nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira imbere yawe byose ko bikurikirana. Rero nimujya mubona abakozi b'Imana bagenzi banjye cyangwa se bageze ahantu bagaragara, ubwo igihe gire cyo kugaragara kiba cyageze, nta kundi. Nawe n'uwishyira hanze ntago aba ari we, ahubwo kiba ari igihe cyo kugira ngo ibyo yabeshaga abantu, ibyo yari amaze igihe kinini abesha abantu, bijye ahabona. Ahubwo navuga ngo muri bya bihumbi 7 bisigaye bitarapfukamira Bayali, abantu nibagerageze bakora iby'Imana ishaka, bakorera Imana uko bikwiriye, babe mu murongo waho Imana ibashaka. Imana izabazamura, Imana izabageza kure, bave mu bintu byo guhangana, bave mu bintu byo gutukana, bave mu bintu byo kwinjira mu mihamagaro itari iyabo, ibyo babivemo, bave mu bintu byo kuza kurwanira hano, gutonganira hano, gushinjanyiriza hano, ibyo babiveho, ahubwo babwiriza ijambo ribohora, ijambo rihumuriza imitima y'abantu, ijambo rifite ubuzima bufasha abantu guhura n'Imana. Ngiye ndumva ari bwo butumwa wenda navuga ku byo warumbajije by'ibyabaye bidasanzwe ku rukiko rw'Inyamirambo. Prophet, urakoze cyane rero kuba hari itafari ugeretse ku murimo w'Imana, kuko iyo ubashije kumvisha abantu yuko ibyabaye ni ibyo byabaye, ariko ntabwo bivuze yuko ariko abahanuzi bose bameze, cyangwa abakozi b'Imana, cyangwa abapastor, cyangwa abandi bantu bose bagira icyo bamaze mu murimo w'Imana. Reka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu. Mu by'ukuri turabashimiye namwe uburyo muba mwadutekerejeho.
Koze cyane rero Imana ibaho umugisha. Reka udusoreze ikiganiro cyacu udusengera Imana kugira ibintu twumvishe, inyigisho twumvishe zibe inkomeza mu umutima, ntizice mu gutwi ngo zihinguke mu kundi, ngo tugomeze tuvuge dupostinge twumve ngo ibintu byacitse. Tugaruke twiyegeranye dusenga Imana, ibintu biraza kugenda neza. Amen. Mana turagushimiye ko uri Imana ibihe byose. Nyemerera ubutumwa butambutse bube ubwo kubohora imitima ya benshi no kugira inama abantu ko bakwiriye kwitwara ndetse no kugabura ijambo ryawe batagirwaho n'urubanza. Nyemerera ukomeze uhumugisha abantu badukurikira umunsi ku wundi, kandi ubakomereze mu rugendo rujya mu ijuru no gushyika ku masezerano yabo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom.